Muraho, kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wategura Azora. Tugiye kurebera hamwe uko wategura wakubaka aho kororera Azora kugira ngo ujye uyifashisha mu buzima bwa buri munsi uyikoresha ibiryo by'amatungo. Muri video yabanje twabonye ko Azora igira poroteyine iri hagati ya 25 kugera kuri 35. Reka turebe rero uko wagikorera icyuzi cyangwa se aho kuyororera byoroshye. Muri iyi video tugiye kubasubirizamo n'ibibazo byose mwagiye mutubaza kuri Azora mugendeye kuri video yabanje. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe reka twakire uno mumama guturuka muri Noah Farm atugezeho byinshi ku bijyanye no kubaka cyangwa se gutegura aho wakororera Azora. Ikaze muri Noah Farm, reka turebere hamwe uburyo bwo guhinga Azora benshi bakunze kwibaza. Ubwatsi bugaburirwa amatungo mbere no guhitamo aho ubuhinga, maze guhitamo gushaka ibiti, kubikata, kubyegereza ahantu, ukubaka design. Buri kenshi ugendera kuri mezire z'ihema ufite, hanyuma ugaharamburaho ihema ukaritunganyaho neza. Bamaze kuritunganyaho neza baritera imisumari ku buryo nta hantu na hamwe hasigara. Amara ukareba neza kugira ngo ukora, hanyuma ukabona gutera imisumari, ukarangiza ugashyiramo amazi. Dukoresha amazi n'imirasire aturuka epfo mu gishanga, bityo ni ugushyiraho umupira amazi akaza. Nyuma ushyiramo itaka, ivu. Ni ibintu bituma Azora yawe ikura neza mu kigero gito cyane. Hanyuma ukabivanga neza. Hari utwanda rero dushobora kujya hejuru, ushaka akantu gato gafite ubwenge buto nk'akayunguruzo ukadukuraho utwo tuntu kugira ngo tureke aya mazi atuze. Ejo tuzongeramo rero iyi fumbire tugiye kurara tuyitumbitse y'amahurunguru y'inkwavu. Ejo tuzayongeramo mu gice cya kabiri. Reka dukomezanye rero n'iki gice cya kabiri cy'uko Azora iterwa. Nyuma yo kuba mu gice cya mbere tubonye ko dushyiramo ari amahurunguru n'itaka mo hasi kugira ngo rijye rivamo intungamubiri nanone zitunga ino Azora. Reka dukomeze mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri rero nyuma y'uko kino cyobo cyuzuye tugashyiramo rero fumbire, igikurikiraho ni ugushyiramo umurama wa Azora. Umurama wa Azora ushyiramo mukeya muri kino cyobo, urabona ko arimo uri mukeya rwose, urabibona ntabwo ugaragara. Ushyiramo ikiro kimwe ku cyabo gifite hagati ya gifite 3/4. Nyuma yo kuyishyiramo iragenda ikura umunsi ku munsi nk'uko urimo urabibona ku mashusho. Amashusho aragenda kwereka neza uko bikura umunsi ku munsi. Mwibutsa ko ino Azora umaze kuyiteramo hano muri kino cyobo hagati y'iminsi 7 n'iminsi 10 uba utangiye gusarura. Nyuma yo kuba utangira gusarura hagati y'iminsi 7 n'iminsi 10, nyuma yaho ho buri cyumweru ujya usarura. Umusaruro ubona muri kino cyobo mu busanzwe buri cyumweru uba ugomba gukuramo ibiro biri hagati y'ibiro 5 n'ibiro 10 bya Azora, biturutse kuri cya kiro kimwe wahinze. Kandi iyo usaruye ntabwo bisaba kongera gutera, kuko buri gihe muri ano mazi hahoramo ubushigo bwa Azora. Bivuze ko utongera kujya ukenera indi mbuto, kuko imbuto icyo gihe uba uyifitiye. Iyo bishatse mu nyuma yo gusarura uzigaburira amatungo, ukaba wasaguraho niyo wakwagura ukaba wakora nk'ikindi cyobo cya Azora, cyangwa se ugakoresha ino dam sheeting ugakora ukagura, mbese aho usanzwe wororera bitewe n'umubare w'amatungo ufite bigendeye kuri Azora uzajya ukenera. Reka nanone tumubaze, ese ubundi Azora ihingwa ahariho hose? Kaze nanone muri Noah Farm tugiye kurebera hamwe ibibazo mukunda kwibaza muri Azora. Nk'uko mubibona, Azora ihingwa ahantu heza. Ahantu heza ho guhitamo ni ahantu inyuma y'inzu cyangwa munsi y'ibiti, ahantu hari igicucu. Rero maze kugira ushobora kubaka ibiti bifite uburebure hagati ya 50 na 60 hejuru. Urangije bitewe na shitingi ufite urayirambura. Hano dufite ahantu hatoya ugereranyije n'ubugari bwa shitingi, ariko tuyikoresha uko hameze. Niyo mpamvu iri 2x3, ariko ubundi ifite ubushobozi bwo gukora 3x4.
uyirambura neza, igice gisigaye ukabona gutera imisumari hama ukayishyiraho amazi. Ushobora kandi gukoresha amasima ugakora ikintu kimeze nk'iki ngiki ukoresheje sima, ugakotera hasi no mu mpande, kikaba cyazamara igihe kinini kurusha isima, ariko ukaba wakwibuka kuba washyiramo tiyo igapfundikirwa ku buryo nukenera guhindura amazi bizajya bikorohera. Aya shitingi yo dukoresha indabo iyo tuyahindura tukaba Nanone hari abibaza ku musaruro uva muri ino damushiti nyuma y'uko wasaruye ubwa mbere, bigenda gute naho watubwira? Update kuri Azora duherutse gusarura, ndetse abantu benshi bambajeho ibibazo bitandukanye. Nk'uko mubibonye twasaruye ponde 2 cyangwa se ibishitingi 2, rero turayisarura tuyimaramo, dusarura n'iki cya kabiri, ariko ntabwo twigeze tubasha kukibaramo neza 100% nk'uko dusanzwe tubigenza icya kabiri. Yes, ubwo rero niyo mpamvu nshaka kubereka nyuma y'iminsi 6 dusaruye uko yongeye kumera. Murabona ko iki kintu cyo haruguru twasaruye bwa kabiri cyongeye kuba cyuzuye, dushobora gusaruraho byinshi, naho icyo twari twasaruyeho bwa mbere cyo murabona ko kibura iminsi mikeya ngo cyongere kibe cyakorerwa. Icya mbere, icya kabiri cyo twakozeho habayeho no kongeraho amazi. Ni muri urwo rwego ku bantu bambaza uko bakubakira Azora nk'uko mubibona, hashobora kuba mu bisima, mu plastique, mu kintu icyo ari cyo cyose kibika amazi neza. Yego, ahangaha noneho birasobanutse. Ku bijyanye na Azora, wahitamo kuyorora ukoresheje ino damu shitingi, ugakoresha sima, ukubaka pisine, ariko ugashyiramo amazi, ukabona gushyiramo ino Azora. Wakoresha nka plastique, ubwo plastique yaba ari plastique nini cyangwa mwibase nk'uko ndimo ndabibona hano ku mashusho, ariko plastique mwakoresha ikigega cyashaje kuva bagisaturamo kabiri bakuramo nk'ibice 2 wayishyiramo. Reka nze tubahereze nimero zanyu, abazaye bakenera Azora bazaye bahita babandikira WhatsApp muvugane ukuntu bayibona. Ikindi watubwira, ikiro kimwe watubwiye ko kigura 20,000 by'amanyarwanda, ikiro cya Azora. Nanone wari watubwiye ko umuntu wakenera na BCF cyangwa se ziriya sazi z'umukara ko nazo muzigira. Ubundi wagira icyo tubwira kuri zino sazi z'umukara? Watubwira zo ubundi tukamenya ngo nazo nituzikenera turazishakira iwawe. Kaze nanone muri no famu, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubworozi bw'amasazi. Nk'uko abantu benshi bumva ubworozi bw'amasazi bikabatangaza, ubworozi bw'amasazi ni ubworozi umuntu ashobora gukora na bizinesi ikorwa hanze, bakora usanga ari bizinesi ikomeye, abantu baba babona amatoni miliyari ku mwaka. Rero ubu ni amasazi nk'uko mubibona, nta ndwara atera kuko ni amasazi atakunda cyane umwanda, ubwo uko akoze nta n'indwara ashobora gutaransfera y'abana hamwe kuri hane. Uko tuyorora muri supanete, udutanda dukora tugashyiramo supanete, hama ino supanete idufasha kugira ngo amasazi atagenda. Hama aya masazi ko yororwa, murabonamo akabase, harimo utubase twinshi dutandukanye. Akabase kamwe karimo icyo bita attractant, ni nk'imyanda, ibintu bihora bidufasha kugira ngo amasazi uko akoze yikenera gutera ahantu hafi y'imyanda, ariko ntagatera mu myanda direct. Niyo mpamvu dushyiramo utuntu duto turimo imyenge kugira ngo isazi zitereremo. Nk'uko mubibona utuntu tw'umuhondo, muragenda mubona amagi yatwo. Rero aya masazi iyo amaze gutera, nk'uko mubibona utu duti tutujyana ahantu, hari abakura hano amagi bakoresheje utwuma, ariko kugira ngo twe tutangiza amagi tuyashyira ahantu tukayarambika ku buryo hagati y'iminsi 5 n'10 aya magi yavutse ajya direct mu myanda. Imyanda ko dukunda kuyitegura ni ibintu byoroshye, amagi cyane avukiramo ibintu nk'ibi. Urabona ko ari imyanda, kenshi ni ibintu dukora munsi ya cages z'inkoko. Nyuma rero iyo amagi amaze kubamo utwana cyangwa se utunyorogoto duto tuvutse, dutegura imyanda. Imyanda iyo wumva imyanda ntabwo ari imyanda yayo yose, ni ibintu bibora dukoresha, bibora nk'ibintu byo mu gikoni byose,
imbuto zasigaye, cyane cyane imbuto nizo nziza, imyanda y'imbuto niyo myiza ku bworozi bw'amasazi nk'uko mubibona, cyangwa se ibintu ugiye dusigaza mu mwanya wo kujya ubijugunya ukabishyira ahantu hamwe. Iyi myanda tuyishyiramo udusazi dutoya twamaze kuvukira ahandi, noneho tukayirya tugatangira gukura. Iyo turangije tuyishyira mu ma etajeri. Rero kugira ngo dutandukanye imyanda n'amasazi dukoresha utuyunguruzo. Hari akayunguruzo karimo milimetero 5 gatandukanya amasazi n'imyanda minini, hari n'akayunguruzo gatoya gatandukanya amasazi n'utu twanda dutoya mubona. Noneho akaba ugasigarana iminyorogoto. Iminyorogoto rero nk'uko mubizi n'ubundi nk'uko ni ibintu zikunda kujya guhinga mu rutoki cyangwa se n'ahandi nk'uko twabibonaga kera kandi ubu cyane. Iyo umaze kuyibona gutyo rero urumva tuba dusigaranye ibintu bibiri by'ingenzi. Tuba dusigaranye amasazi cyangwa se iminyorogoto, tukanasigarana ifumbire nziza cyane yo gukoresha mu rutoki kandi igihe gito. Mu kugira ngo rero twongere tubone amasazi, dufata iminyorogoto imwe tutari bugabure nk'icumi cyangwa 20%, tukayireka ikongera igakura ikaba umukara. Iyo ibaye umukara gutya niyo mubona dusubiza muri tumwe muri turiya tudobo, tuyisubiza muri keji ikagenda ikongera ikavukiramo. Iyo isazi rero ivutse ni wa munyorogoto wiyuburura, kigasigarira igishishwa, isazi ikongera ikavamo ikaguruka. Ku wifuza korora amasazi turafite full package cyangwa se ukagura ibyo wifuza. Murakoze cyane abifuza noneho kuba bagura Azora cyangwa se bakaba bifuza korora n'amasazi nayo nk'uko muyafite, nayo akaba ari kimwe mu bitanga poroteyine nyinshi ku bantu borora, by'umwihariko ab'inkoko, ingurube n'amafi. Ano matungo arya inyama. Izi BCF cyangwa se ano masazi nayo ni ingenzi kuko usanga afite poroteyine iri hagati ya 45 kugera kuri 55. Urumva ko bikungahaye kuri zino ntungamubiri ano matungo akenera kugira ngo akure neza kandi vuba. Abifuza rero kubirangura cyangwa se kugura ubushigo bwabyo cyangwa se umurama, baza kubandikira kuri ubwo uraza kubandikira cyangwa se ubandikire kuri izi nimero kugira ngo babashe kukugezaho umurama w'izo product tubonye haruguru. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Iyo ari ubwa mbere wageze kuri ino channel, ntibagirwe gukora subscribe, ca muri comment wandike ikintu ushaka ko twaza gukoreraho ubutaha, ubundi mugire ibihe byiza. Ciao ciao.